mbere nyuma baza guceceka tubyite ko bitari umuhamagaro bavugaga kwandeze ese urugero nka Rutayisire yajyaga hagaruka bakamutumira uriya musaza muramushaka iki wana urugero nge nguhaye kuba ubu ngubu baracecetse kandi nyuma muri Uvira abari muri Bukavu abari Kavumu naye cyane cyane abantu bari Bukavu yuko uyu munsi abantu binjiyeyo ntago ari abagiye gukoresha imbunda nabagiye gukoresha udufuni barya kwa umwana wa Habyarimana yamaze kuza ubusa umwana wa Habyarimana imyaka yari amazi Burayi ntago yari ariho byinshi ariko barangije baza gushimuta abantu kuko urumvise ko baravuze ngo baratema abantu baratwika amazu barakora bya bindi bakoraga n'ubundi yego ndashaka kuburira abanyarwanda abanyekongo abanyamurenge abashi abarega abahema bose buri muntu wese uzi kuri mu mujyi wa Bukavu muri iri joro ryakeye andakava wacu yaduhaye amakuru atariho ivumbi atumenyesha ikiriho n'ibiriho birakorwa ku buzima bw'abanyekongo aho M23 yambaye ibyambaro sindi buze gukina ijwi ryiwe kandi baza kugira ntuzaba ikibazo wabonye ko ejo twakinnye ijwi rya Ndakava barangije ayandi macano abarabyakiriye atangirira aho ngaho niki ntago dushobora ariko Andakava wacu yatumenyesheje neza yuko M23 yavuye muri Uvira ikazamuka ikaza muri Bukavu ndetse n'imitwe yose ifatanyije na M23 iri hariya bambaye civili bicaye ku marigara aho bivuga ngo na RDF ngo nayo ngo bakoze coalition bariho barakubwira ko ari abantu bavuga ikinyarwanda ikinyarwanda cy'u Rwanda n'ikinyarwanda cya Kongo rega biratandukanye mu mwanya twavuganaga nawe se twariho turavugana n'umuntu uvuga ikinyarwanda cyo muri Kongo urumva uyu mwanya twariho biratandukanye urumva kandi reka ngubwire yego RDF yitonde ndanabyibutse reka mbibwira abanyekongo bashinze uwundi mutwe bashize mu majyepfo ya Kongo ari naho mu majyaruguru ya Uganda waje wigira nka ADF amakuru nyafite aha ariko kubera iki ntayabaha ndayabaha rwose aya ndayabaha yabatemo babanze basobanukirwe aya ngaya ikanyabahe yo ntabwo twabyihanganira ntago nayihanganira kubera ko ushobora guhishira umuroza akazamara abantu ku rubyaro bagize gutya bafata bahinduye batangiye uwundi mutwe mushyashya utari M23 urumva utari M23 uyu mutwe mushyashya nawe wamaze kugera hehe wamaze kugera ku isoko muramba barira kanze ngushake none ahangaha reka dukomeze dushimira abantu mwese mukomeje kuduha ibitekerezo rwose dukomeze tubabwire ko ibintu bitoroshye namba kabisa ariko uko byagenda kose abanyekongo mukomere uko byagenda kose Imana ibifite byinshi tubabwira ko tubafitiye studio yitwa Silver Music aho tubakurikirana byinshi byo bitandukanye birimo amashusho nari ndo ndashaka irijwi n'ibindi bitandukanye waje kubona ndashaka irijwi ariko sindabasha kuribona neza riri mu rurimi rw'Igiswahili aho hari abantu bamwe urumva bamaze kwigira basura ivu batangiye uwundi umutwe w'inyeshyamba ari abanyarwanda bavuga igiswahili cy'ikinyarwanda urumva igiswahili cy'ikinyarwanda ubona ururimi rumeze gute se
nakupenda nakudanganyika nakukunda ibi bintu biriho biragenda bihindagurika kubera gutsindagurika noneho nari ndabwira abo muri Uvira nibuka yuko muri Engewa muri development ya Engewa cyangwa abwiraga aba Bukavu nari ndabwira aba Bukavu sorry nibuka ko muri development ya Engewa naho bagiye gutangira yo mutwe mushyashya kandi bagatwara amakuru yuko ngo ari Wazalendo ngo ari ntuze ari naro bakavuga yuko ngari imitwe itandukanye y'ukuntu ariko n'uwundi mutwe iyo bari baravuga ngo banaru ni abanyarwanda iyo niyo ntuze nirwo rurimi rw'abanyekongo kuvuga umunyarwanda mu rurimi rwabo urabyumva yego baravuga bati hirya y'ejo haje umutwe w'abantu bafite imihoro bambaye imbunda bambaye uniform abantu batajya kubitwara nk'ibintu biri aho ngaho baravuga ngo n'abasore bo mu mujyi biyegeranyije batangiye umutwe mushyashya abandi bati n'abamayimayi abandi bati n'abantuze n'abazarendo bavuze byinshi ariko barangije baza gushimuta abantu kuko urumvise ko baravuze ngo baratema abantu baratwika amazu barakora bya bindi bakoraga n'ubundi yego uranyumva yego noneho icyatangaje nuko bababwiye bashimusa abantu ngo Eric Mbesa wo twariho turavugana we ni umupastori n'ubisanzwe n'umupastori hariya nawe yari mwabo bashimuswe yego bashimuswe we arabacika Imana mutabara niyo aruri aravuga ati igiswahili bavuga ntago ari cya Zanzibar si n'iki Kongo ni Kinyarwanda ni Kinyarwanda cyenyine ariko ururimi bakuri mu gukoresha cyane ni urwarabu n'uruswahili nibutse abanyarwanda yuko hari abapolisi barenga 300 n'abasirikare ntazi umubare bamaze imyaka muri Sudani biga urwarabu bakora n'akazi batigeze basimburwa bandakavu batigeze basimburwa yes ishuri ryabo hariho n'umunya-Uganda waryizemo rero icyo tushaka kubwira abanyarwanda ibintu biriho birakorwa wumvise ijambo bababwiye bati mwebwe tuzabica igihe cyose mutazabwira UPDF kuva aha ngaha UPDF ni igisirikare cya Uganda nicyo kiharinda gihari mu rwego rwo kurinda mu masezerano ari hagati ya Kongo na Uganda yego aba rero barashaka UPDF abaturage bange UPDF bya bindi barimo kukwanyi muri Goma bavuga bati abaturage bange guverinoma na hariya niko biriho biragenda barashaka kwangisha abaturage bahatuye igisirikare kurinda amahoro yes. Ibi rero ikiganiro cyacu nubwo mbona amasaha agiye ibi ndashaka kubwira abantu bose na cyane cyane abari muri Uvira abari muri Bukavu abari Kavumu naye cyane abantu bari Bukavu yuko uyu munsi abantu binjiyeyo ntago ari abagiye gukoresha imbunda nabagiye gukoresha udufuni baryamira amajanja barakomanga uwo musaza umwe waduhaye aya makuru wanda kava wacu yatubwiye ati nasohotse nsanga abantu bagera ku 10 b'abasore bicaye ku muryango iwanjye bariho baraganira ikinyarwanda si n'ikinyamurenge barimo baganira ikinyarwanda ngagiye kubitegereza abona bafite baga buri umwe wese afite baga iyo baga atigeze amenya ikirimo wasanga hari mu tunanjoro ngagize ngaratembera asanga umujyi wose wuzuye mwabo bantu rero abantu bo muri Bukavu mube maso mwirinde kuko ikigiye kuhabaho ngaho ntabwo turi bukimenye ariko mumenye ko gishaka kumera nk'iki ngiki cyicishije uyu mwana w'umufaransakazi Karine ko Karine icyo yazize
tukibabwire tunarangiza ndagira ngo mmenyeshe abantu yuko byamaze kumenyekana raporo turayifite ngaha turaza kuyibashiriraho igaragaza yuko icyo yazize yuko yari ari we wagiye afotora ibyobo byaguyemo abaturage bishwe muri iyi ntambara kandi bivuga yuko bicwaga na M23 ibyobo byose. icya kabiri gufatwa kw'abagore ku ngufu Karene niwe yatanze amaraporo baje kumimenya nyuma kari gutanga iki amaraporo kuko niwe wirirwaga mu baturage afasha abana aganira n'abamama aganira n'abapapa yego kubwiye mpamvu rero ikigiye kuba muri Bukavu gishobora kuruta cyabaye muri Goma. Abantu bo muri Bukavu bashaka uburyo barwana barinde umutekano wabo. Icyo ni kimwe aho kandi turabibwira na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyibwira ko ifite inshingano zo kurinda abaturage. General Masunzu uko agarutse turakwinginze rinda abaturage ba Bukavu, rinda abaturage ba Uvira, gerageza uburyo bwose bushoboka kuko muri raporo dufite cyangwa muri banda kava bacu aratubwira yuko Uvira igeramiwe. Tugaruka no muri Goma mwabyumvise Goma yo ikibyimbye gishobora kumeneka mu kanya gato. Isaha cyameneka. Isaha barira wowe baradutwaye wowe Goma nifatwa Kigali turaba dufite ibibazo interamwe ziratwegera abantu bo kwa umwana wa Habyarimana yamaze kuza ubusa umwana wa Habyarimana imyaka yari amazi Burayi ntago yari ariho ubu uyu mwanya nibwo agiye kuza kubera ko mufitanye ibibazo na Kongo. Ashobora kubyinjiriramo akavuga ati reka mfatira nihirwe abakunzi banjye banyobokero no kumugaragara. Inshuti yanjye umwana murizi ntakurwa urutozi uranyumva yego umwana murizi ntakurwa iki urutozi naho barira naho baba bari mukuri kubera ibintu byose bigiye bibashinjwa biberekana ukundi kuntu byerekana igisirikare cy'u Rwanda imibereho yacyo n'uburyo kigirira abantu nabi byaba ari by'ukuri byaba atari by'ukuri kugira ngo bazarire byumvikane biragoye. Ivan wandetse ngataha wenda abantu twasezeranyije abantu dukomeze dushimire bagenzi abantu bari kuduha ibitekerezo byo bitandukanye. Imana ibahe umugisha abari i Burundi ndabibona rwose muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ngira ngo dutangiye ikiganiro twasezeranyije abantu ko turi babwira amakuru witwa Mbayahaga muri make. Mbayahaga ko mperuka kuvuga ko uri bugerageze kumuvugisha byaje kurangira biti reka ngerageze kumwamagara turebe. Hari inkuru mbi rwose ziri kumuvugaho ariko ntago turabona amakuru yo kuri uriya ni umushumba ntago ari mayibobo uriya ni umushumba ntago yagira ikibazo ngo ndeke kukimenya kuko amagurupe duhuriramo ni menshi. Urumva iri turika iri raswa hano hari ahantu harashwe ubundi niki cyahabaye nyirizina byagenze gute ariyo ya GPS twabazaniye. Kabiri hari icyo bita identifier les responsables groupes armés attaqués cible ou non. Ese mu byukuri abantu bagize uruhare mu buryo bufatika uyu mutwe cyangwa se aba basirikare cyangwa ababarwanyi bagizemo uruhare ese ni bande? Ese abavugwa nibyo? Ese sibyo? Noneho akanyuma bakavuga ngo vérifier si l'attaque était dirigée contre un personnel humanitaire. Ese ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubunyamaswa byakozwe mu byukuri byari bigendereye iki? Byabaye au hasard cyangwa byari bigamije koko ni bwa butindi n'ubutiriganya n'ubugome bwari bugamije kugira gute guhonyanga umuntu? Ariko hajemo naka kabazo wenda duse nk'ababisizenguraho sinzi ukuntu byumva tubwire mu mboni yawe n'abantu babiri bari iyi mibiri yindi ibiri iri y'abantu bakomeye erega muri abo bantu bakomeye reka tubigire n'agakeregeshwa twigendera muri abo bantu bakomeye nyine nanjye ndabaza iyo mirambiri ariko yagendeye hamwe n'iyindi 47 ejo twavugaga ni 6 ariko ngo bakomeje kugenda bariyongereye kuko uretse ko uwo ngo bavuga ngo ni umusirikare wo mu Burundi ngo babonye barabivuga uko ariko wibuke ko mu 23 nta cyambaro na kimwe itambara yambara imyenda y'igisirikare cy'u Burundi yambara y'igisirikare cya Kongo yambara icya UPDF basanga babyambaye basanga bambaye iby'abanyamerika ntibagira umwambaro kugira ngo rero uzemeze ko yari umurundi biba bigoye nabyo
kuko baravuze ngo uyu nguyu ngo bababwiye yuko uriya musirikare wundi ngo yari umurundi yego ngo barasiye hariya ngo muri ibyo bitero ngo kubera ko nibo bari bayoboye ngo bafatanyije na FARDC. Ni ibintu byinshi cyane batubwiye bavuga hariya, ariko iriya mibiri nayo irahari iri muri moruge, abasirikare bakomeye, ni abasirikare batazongera no kugaragara mu ruhando rwa M23 AFC. Harimo nk'umuvugizi mushyashya, ntimuzongera kumubona nabo rwose. Abantu ngo bashobora kuba batazongera kumubona, barashyiraho undi ku isi ya rurema. Busizori yaramubwiye ati banzuze tube turakora inama hano, tugira ibyo dushyira ku murongo. Busizori yaramuhamagaye hamwe n'abandi tutaramenya amazina yabo, ariko icyo twamaze kumenya nuko hafi 36 muri abo basirikare bari bafite national ID z'igihugu cy'u Rwanda. Ayo ni amakuru ava ku isoko, ayo ni amakuru ava ku isoko. Turacyarindiriye kuko uyu munsi cyangwa ejo baravuga yuko aribwo imirambo imwe n'imwe iri bugende gushyingurwa aho bataramenya. Turakomeza tuyabakurikirane, tuzayabaha. Turakiga uburyo bushoboka butateza ikibazo bwo kubaha amashusho yego ya bino tuba tuvuga. Ariko Dinda, hari umukunzi umbwiye ati ariko iyi nkuru y'urupfu urwamba yahaga nabonye no ku kinyamakuru bita Mama rwa Gasabo kwa Scovia Mutesi bayigarutse ngo ishobora kuba ariyo. Ese Reverend, kuba ibi bintu cyane cyane ko ufite contact direct zituruka mu gihugu cy'u Burundi, ariko sikankubaze kuba Mama rwa Gasabo yabivugaho bivuze twabikakasa uyu Simba haga nari ndahamagara ikamumbereke ntago ari kwitaba, ariko ari mu kwitaba kubera impamvu, kubera urambwira ko telefone ye yahita ivaho. Reka abantu tubabwire ko kwa Mutesi Scovia kuba bavuga ku nkuru ni ibisanzwe, kandi bafite uburenganzira nabo, ni ibisanzwe, ni ikinyamakuru tunemera by the way. Donc kwinjira bakagerageza kureba umuntu nkuri wari ukunzwe na East Africa muri rusange imeze kureho mutayitwara ndabazi. Ntabwo twabyemeza ko yapfuye, gusa aramutse ari byo Afrika yabihombye umuntu. Since respect Simba haga sinamuhereje audio rwose nyirango bari kubireba cyane rwose, ariko nyine nta kintu yashubije ntitwanamenya ari online. Ni kuwa mbere harimo amarendi yose. Kuwa mbere ndashaka bamenyesha abantu kuwa mbere hamagara Gitwaza, ushobora kutamubona. Kuwa mbere abapastori benshi bakomeye bararuhuka. Oya nawe kugira ngo dukore ikiganiro muri uyu mugoroba nabonye urabona n'ubu bibanza gutegereza amaso yanjye rwose butegereje buretse gatoya ibintu nk'ibyo. Umuntu abarushye wirirwa ubyuka mu rusengero ugakora service ya mbere. Nkora service y'ikinyarwanda ni Kirundi, nako y'ikinyarwanda ni Kigande. Nkayivamo nkaza muri service y'icyongereza ni Kigande, nkayivamo nkajya mu manama y'itorero, nkabivamo njya kuvayo natagangaye. Uranyumva? None se murashaka kubera yuko mwavuze ngo Mbahaga yapfuye ahitaza yirukanka ngo kubera ko bavuze ko ako mundi wowe Mbahaga izina afite no mu Burundi ndakeka nta nubwo ntihabura n'inzego zibivugaho. Kiriko mbitekereza abakristo be mvuye mu Burundi bamwe mu bakristo mu itorero ryanjye bagiyiwe. Uranyumva? Inshuti za hafi yego za hafi ni inshuti zanjye babaye muti. Reka dukomeze dusengere Mbahaga n'undi mu musengera mwikize aba amahoro arusheho kuba amahoro. Ubundi se rimwe mwamusengeraga kugira ngo agire amahoro, ariko turayamwifuriza. Muyamwifuriza ariko biterwa n'abaribo abatayamwifuriza nabo uriya ibyo amwifuriza bibagarukeho. Uriya afite amavuta n'umuhamagaro, ntabwo bisaba yuko ujya kumusengera kubera ko uriya, reka nkubwire, uriya afitemo imbuto ni igikoresho cy'ijuru cy'umukire witwa ijuru, yego, witwa Imana, yego. Rero umukire ntago abaturage ari bo baza kumurindira ubukire bwiwe. Umukire ashyiraho abasirikare bakarinda. Rero Mbahaga ntago ntimumusengere mu bireke, ntimunamurinde kuko ararinzwe.
rimwe na rimwe tuje muri iyi mihanda mujye mwibaza ngo twaraguye cyangwa no, ntabwo dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza abapfu, tubwiriza ubutumwa bwiza abazima. Yego, niyo mpamvu tuba turwana n'ubuzima bw'abantu kugira ngo tubone abo tubwiriza iki ubutumwa bwiza. Rero pasiteri udahagarara ngo yiruka yamagane ubwicanyi, arerane n'abarira, ababarare n'abababara, anezeranwe n'abanezerwa, uwo si pasiteri. Ukiri aho ngaho wandetse nkava hano. Nanjye ndabona abantu rwose, abantu muri kuduha ibitekerezo ni byiza pe, ariko tuzabisengura ubutaha. Ariko uyu mutipe ndabona aduha igitekerezo gihuye neza n'ibyo usoje uvuga. Aragira ati ko tubona mu Rwanda bafunga amatorero n'amadini umunsi ku munsi n'umusubirizo, ariko bamwe mu bo twitaga ko ngo bavuga ari kijyana barimo ngo n'abadokiteri, ubwo sinzi mbavugaga abantu Twane Rutayisire n'abandi bakaba baceceka ndetse ku rwego ngo nta n'ikintu bakivuga, barahanura ibiki. Ese mudufashe mudusesengure, ubundi ubona umupasiteri nk'uyu cyangwa se umwapotere nk'uyu Mbayahaga wifata akipanga akazi ko kuvuga nyine iby'inshingano Imana yamutumye birimo no kuvugira rubanda, aramutse yitabye Imana, twazongera gupfa kubona undi muri iyi generasiyo? Genda subiza icyo, twigendere mu ni wowe mugenga wanjye Yezu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Imana yego yibiki yego batarapfukamira Bayali n'umunsi n'umwe. Kankubaze, igihe maranye nawe hano umpema ngahe? Abadukurikiranye hano hagira umuntu umwe azamura urutoki avuga ati Isano Media Africa nigeze kuyaho idolari yibura rimwe. Ako nanone waba ufite uwo mutima ntibyamubuza. Oya, nicyo nshatse kuvuga. Ndashaka kwereka abantu yuko ibyo dukora ni umuhamagaro, kandi hariho uwabidutumye. Yego, rero Mbayahaga guhaguruka akavuga ati cyaha ni kibi. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yesaya, iravuga ngo nimbwira umunyabyaha gupfa kuzapfa, ninkubwira ngo bwira umunyabyaha gupfa kuzapfa, yego, ugaceceka agapfa azize ibyaha byiwe, amaraso ye nzayabara ku mutwe wawe. Ntabwo ari bose babwiwe kuza kuvuga aya magambo, uranyumva? Nta nubwo ari bose bahamagawe gutya, buri muntu afite umuhamagaro wiwe. Ariko arabavugaga mu gihe cya Eliya, hariho n'abandi bahanuzi, ariko Eliya niwe wahagaze, aravuga ati ibicaniro byose bya Bayali yego bigomba kuvaho. Yego, mu gihe cy'Abasaduraka, Meshaki n'Abedenego hariho n'abanyamadini bize theology bakomeye, ariko bari abahungu nibo bavuze bati no, ibiri mu gukorwa sibyo, ntabwo ari byo. uranyumva? Bagiye mu muriro bavayo, uranyumva? Yego, mu gihe cya Daniyeli nako niko byagenze. Daniyeli nawe niko yabigenje, baramubwiye bati tugomba gukurikira itegeko ry'umwami, umwami akora byo kuzana ikigirwamana nibyo, uranyumva? Yego, harabwa ati no, ibyo mukora ntago ari byo. Ntago rero bisobanura ko abagomba kwamagana ibintu nk'ibi ngibi bagomba kuba benshi. Bashobora kuba umwe nka jewe, bashobora kuba undi nka Mbayahaga, hashobora kuba undi, ariko siko Paulo yavugaga ubutumwa bitewe n'igihari uranyumva? Munsi nawe hazaba hageze azavuga, yavuga cyangwa uranyumva? Yego, uriya musaza mu muhamahoro, abantu rwose twebwe tuvuga se muratwumva? Twebwe se ko tuvuga muratwumva? Rutayisire murashaka nawe azavuge? Barumva abantu. Lazaro yabwiye umutunzi, bahuriye ahantu, umutunzi ari mu muriro, ari kwa Busizori, Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu, aravuga ati we ntumbwire gusubira kujya kubabwira, kuko bariya nibatumvira Mose n'abahanuzi, naho umuntu yazuka ntibazumva. Nibatumva ibyo mbabwira, ntibumve ibyo Bayahaga babwira. Rutayisire naho yaza afite inyundo n'igishinge kirekire abibateramo, byajya bica mu kanwa, yajya bitera mu rushinge bigaca mu kanwa bigasohoka, cyangwa bigaca mu matwi, cyangwa ahantu hose hari umwuka. Rero nagusaba yuko uriya musaza mu muhamahoro arakuze,
ibyo yigisha ari imihanda. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvishe ntabwo bikomeje kuba byakomeza kugira ukoroha mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'ibihano bikomeje kugenda bifatwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bifatwa n'amahanga, bifatirwa umutwe wa M23 ndetse n'abavuga ko bawushyigikira, harimo n'u Rwanda ndetse by'umwihariko igisirikare cya RDF. Mwabonye ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bikomeje kuvugwa ku kigendanye n'ubugome bukomeje kuranga umutwe wa M23, aho ndetse mwumvishe ko rwose utangiye kujya wihinduranyamo abantu bavuga indimi rimwe na rimwe zicangacanganya abantu. Bamwe bati baravuga igiswahili cy'ikinyarwanda, abandi bati baravuga indimi zidasobanutse, aho nguri kugenda ubasanga hirya no hino mu bice bigize za Bukavu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye no muri Goma, bari kugenda ngo bagaragaramo mu by'ukuri, ariko ngo hakaba hari imbuzi ngo zirimo zijya mbere z'abakurikirana hafi politike yo mu karere, ndetse bivugwa ko ngo hashobora kuba hagiye kubaho ubugome budasanzwe. Bamwe bati ni mu kwihimura k'uyu mutwe wa M23 ukomeje gutakaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abandi bati ni ukuzambya isaso kuko uyu mutwe wo wamaze kuba wagira ugufatirwa ibihano ndetse n'ibyemezo n'ingamba zikomeye cyane, kuko FARDC ndetse n'amahanga arimo ararasagura ibisasu biremereye cyane. Reka rero dukomeze tubakurikiranire byinshi bitandukanye. Murabizi twiyemeje kuba twabagezaho mu by'ukuri ubusesenguzi, ubusasanuzi bwimbitse ku buryo budasubirwaho. Byakomeje rero n'ubundi bigenda bivugwa kuri iyi mihanda mu by'ukuri ko uwitwa Mbayahaga Apotre ni umugabo w'umurundi wamenyekanye cyane cyane mu ijambo ry'Imana ndetse n'isanamitima mu by'ukuri, aho yagiye afasha abarundi ndetse n'abanyafurika muri rusange kuba habaho ikitwa unité et la réconciliation, umwe n'ubwiyunge mu buryo navuga ngo bugaragara. Ni umugabo wagiye arangwa n'ibikorwa byinshi kandi byiza, nibwo yavuze ati sinaripfana mu bihe bitambutse ubwo intambara yongeraga kubuka mu burasirazuba bwa Kongo, aho n'ubundi ari iki gisirikare cyangwa se umutwe w'inyeshyamba wa M23 wakomeje gukora iby'amahanga yitwa cyangwa se iby'amahanga yise amabara. Aravuga ati gese naripfana, ntago namera nk'abapasiteri b'abashumba b'abapotre b'aba bishop bumva ko bazabaho barya amafaranga ndetse n'amaturo y'abakristo, ubundi havuka igihungabanya uburenganzira bw'abo bashumbye bakigira ku ruhande. Waragira ati reka nemere nereke abagize isi ndetse n'abagize akarere ko buryo kuri kugomba kubaho ndetse nubwo gukerererwa, ariko we abona ko ukuri amaherezo gutanga ikinyoma kwiriba. Umunyarwanda yaravuze ngo ikinyoma kirihuta ariko ngo kiragagira gute iyuzurize. Nawe watubwira muri commentaire. Byakomeje no kugenda bigira uko ko yaba yitabye Imana, ariko amakuru dukura ku isoko ariko tubwira ko rwose Mbayahaga ari umwe mu bantu bagihumeka uw'abazima, kandi niyo Imana yamuhamagara. Imihanda ikomeje kuvuga ko yaba agiye mu by'ukuri yarakoze ibyo agomba gukora. Wowe urabibona ute muri commentaire? Komeza udusangize ibitekerezo byawe, tukwibutse ko ibitekerezo byawe ari indashyikirwa kandi ari ingirakamaro hano iwacu. Reka tugushimire kandi dukomeze twifuriza abantu mwese mwari mudukurikiye kugira ihagarikiro n'ubugingo. Bye bye.